Twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mugira amahoro y'Imana. Turanezerewe cyane kuba Imana ikomeje kuturinda no gukomeza kudushyigikira kuri uyu murimo wayo. N'ubundi muri uyu mwanya tugiye kongera kuganira ku ijambo rivuga ngo urashaka ko Yesu akugirira ate. Birashoboka ko hari ibyifuzo byinshi waba ufite, birashoboka ko hari ibyo ukeneye mu buzima busanzwe, hari ibyo ukeneye mu buryo bw'umwuka, ariko nawe ugomba kugira uruhare mu kugira ngo ibisubizo byawe biboneke. Ugomba gushishikara. Ijambo ry'Imana, umuririmbyi w'110 yaravuze ngo nutagira umwete mu nzira y'Imana ntabwo uzinjira mu ijuru habe no guca umutaru. Bisaba kugira umwete, bisaba gushishikara ugakorera Imana ubyitayeho. Imana yacu tugire neza kandi dufashe. Mureke n'ubundi dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice ni 18. Turasoma duhereye ku murongo wa 35. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko yendaga kugera i Yeriko, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Yumvise abantu benshi bahita, ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati, ni Yesu w'i Nazareti uhita. Irataka cyane iti, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abagiye imbere barayicyaha ngo iceceke, ariko irushaho gutaka cyane iti, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara ategeka ko bayimuzanira. Igeze bugufi arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iti, databuja, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritugezeho muri uyu mwanya ritubwira iby'uyu muntu wari ufite ubumuga bwo kutabona, yicaye ku nzira asabiriza. Yasabirizaga abatambuka muri iyo nzira, akabasaba, abamuhaye amafaranga, abamuhaye ibyo kurya, abamuhaye imyambaro. Nibwo buzima yari abayemo. Ariko muri uyu mwanya hatambutse abantu benshi batandukanye, ariko muri uyu mwanya hagiye gutambuka umuntu utandukanye n'abahatambutse. Uwo ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngo atambutse kuko yarashagawe n'abantu benshi, ngo agitambuka impumyi itega amatwi irabyumva, irangira avuga ngo, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Kuko yari imaze kubaza ngo mbese uwo ninde? Ibyo numva ni ibiki? Yarumvaga ariko itabasha kubona ko yari ifite ubumuga bwo kutabona. Reka nkubwire, burya kumva nacyo ni ikindi gikorwa. Numara kumva uzakore. Iyi impumyi imaze kumva, ari Yesu utambutse, yari yarumvisha amateka ya Yesu, yari yarumvisha imirimo n'ibitangaza Yesu akora. Irangije irataka, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ariko haboneka imbogamizi, ngo barayicyaha, barayicecekesha, ni iceceke yari kubasakuriza. Ariko Yesu arabyumva, arabwira ati, mumureke, ahubwo mumunzanire ahangaha. Uyu muntu nubwo yari afite ubumuga bwo kutabona, ariko yari afite kwizera muri we yuko icyo Yesu yavuga ku buzima bwe gishobora gukoreka. Arangije abwira wa muntu ufite ubumuga bwo kutabona ati, urashaka ko nkugirira nte? Urashaka ko ngukorera iki? Arangije aramubwira ati, ndashaka guhumuka. Yesu aramubwira ati, kwizera kwawe kuragukijije. Haleluya.
kwizera kwawe kuragukijije. Niba wizeye imbaraga z'Imana, niba wizeye ubushobozi bw'Imana, ibyo ubona bigukomereye ugire kwizera, kuko hari icyo Imana igiye guhindura ku buzima bwawe. Imana yacu tugire neza. Ni ukuvuga ngo mu mateka yawe, mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, ushobora ko hari byinshi bikwasama, bikurwanya, hari byinshi bigushaka, ariko ndakwifuriza kugira ngo ugire kwizera. Imana yacu izakugirira neza, Imana yacu izakurengera, Imana yacu twiteho kandi dufashe. Humura, kwizera kwawe kuragukijije. Humura, kwizera kwawe gukuyeho za ntambara zose. Humura, kwizera kwawe gukuyeho bya bibazo byose. Humura, kwizera kwawe gukuyeho za ntambara, bya bigeragezo, bwa burwayi, byose birarangiye kubwo kwizera kwawe. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Reka tuvuge ku bintu bitanu bibaho mu buzima bwacu, kandi biba bije kugira ngo rimwe na rimwe tugire icyo dukora kugira ngo Imana yo mu ijuru igire icyo ibikoraho. Ndavuga ku mateka ubayemo cyangwa ubuzima tubamo. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ndongera mvuge nanone mu gusohoka mu kibazo. Imana yacu dufashe. Cya gatatu ni inzitizi mbere yo gusubizwa. Inzitizi duhura nazo mbere yo gusubizwa. Imana yaguha amasezerano, hari icyo Imana yavuganye nawe, ariko izo nzitizi zose mbere yo gusubizwa zijya zibaho. Ikindi cya kane ni ugutomora icyifuzo cyawe, cyangwa kuvuga neza icyifuzo cyawe. Imana yacu tugire neza kandi Imana yacu dufashe. Ikindi turavuga ni ubuzima nyuma yo gusubizwa. Haleluya. Ubuzima nyuma yo gusubizwa. Haleluya, haleluya. Ubuzima nyuma yo gusubizwa. Reka turebe kuri ibi bintu uko ari bitanu. Twabanje kuvuga ku mateka tubayemo, cyangwa amateka ubayemo, ubuzima tubamo. Ubuzima tubamo akenshi burangwa n'ingorane nyinshi zo mu miryango, mu baturanyi, mu bo dukorana, mu bo twigana, mu bo tubana, n'izindi ngorane nyinshi zitandukanye. Ayo ni amateka umuntu aba arimo, ni amateka umuntu ahoramo. Ariko reka nkubwire ko ibyo byose ntabwo ariko bizahora. Mwene data, ntabwo ariko bizahora. Wowe ugire kwizera, Imana yacu kugirire neza. Icya kabiri twavuze ni ugusohoka mu kibazo. Gusohoka mu kibazo bisaba uruhare rwawe, bisaba uruhare rw'ufite ikibazo cyawe ufite. Uruhare rwawe rurakenewe kugira ngo usohoke muri icyo kibazo. Uriya muntu wari ufite ubumuga bwo kutabona, yagize uruhare mu kugira ngo yegere umwami Yesu. Yarasakuje cyane, atitaye ku bibazo yari afite, atitaye ku bamucyahaga, atitaye ku mbogamizi yari afite by'uko yari atabasha kubona ngo amenye aho Yesu ari. Arataka cyane, agira uruhare mu gutaka cyane, avuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Birashoboka ko nawe wahura n'ingorane, ariko mu gusubizwa kwawe nawe ugomba kubigiramo uruhare. N'ubundi muri ibyo byose, mu gusohoka mu kibazo, uruhare tugomba kugira, ushobora kuba warabuze imyambaro, warabuze ibyo kurya, warabuze amafaranga, ariko ibyo byose ugomba kubyirengagiza ugakurikira umwami Yesu, ko niwe uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Ariko ibyo byose yarabyirengagije, kuko yari yumvise ko Yesu anyuze aho ngaho. Yirengagije ko hari abagomba kumuha amafaranga, yirengagije ko hari abagomba kumuha imyambaro, yirengagije ko hari abagomba kumugirira neza, ahubwo akurikira umwami Yesu. Arataka cyane ati, mwami Yesu mbabarira, mwene Dawidi ngirira imbabazi. Nakoze byinshi byangwa n'amaso y'Uwiteka, naracumuye, nagiye kure yawe, ariko ngirira imbabazi, nanjye ngarutse imbere yawe. Imana yacu tugire neza. Urwo ni uruhare yagize mu kugira ngo n'ubundi asohoke mu kibazo, kuko yari yarumvishe imirimo n'ibitangaza Yesu akora. Yumvaga ibibazo afite byose birarangira, nababarirwa nawe.
yumvaga ibibazo afite byose birarangira. Ese wowe ibibazo ufite, intambara urimo, ibigeragezo urimo, wishingikirije kuri nde kugira ngo birangire? Imana yacu tufashe. Twabonye ikindi cya gatatu kivuga ngo inzitizi zo gusubizwa. Abantu bumvise uriya muntu wari ufite ubumuga bwo kutabona ataka cyane, muri bo bumva ari kubasakuriza, baramubwira ngo ceceka, hora, ceceka, barayicyaha cyane ngo niceceke. Bajya bitambika mu bibazo byawe, bajya bitambika mu bigeragezo byawe, bajya bitambika mu gusubizwa kwawe. Ariko reka nkubwire, dufite Imana ishobora byose. Nubwo izo nzitizi zose zabaho, ibyo byose ntibyatuma udakomeza inzira yawe watangiye. Imana yacu tugire neza. Komeza uhatane, komeza ugerageze, komeza ushakishe, uzagera ku gisubizo. Imana yacu twiteho kandi turengere. Icya kane twavuze ni ugutomora icyifuzo cyawe cyangwa kuvuga neza ikibazo ufite. Iriya mpumyi igeze imbere ya Yesu yarayibaje ngo urashaka kungirira nte? Aravuga ngo nshaka guhumuka. Adaciye kure, ataciye hirya, ahita avuga ngo nshaka guhumuka. Udaciye ku ruhande ibibazo ufite, udaciye hirya no hino, bwira Yesu ibibazo byawe, kuko ni inshuti yawe kandi arakugirira neza. Yesu aragusubiza akurikije ibyo wamusabye. Banza kuvuga amateka yawe kuko arayazi. Wibivuga byose, ahubwo vuga neza ikibazo ufite, utomore, uvuga icyifuzo cyawe udaciye hirya no hino. Mubwira ikibazo ufite, aragusubiza. Imana yacu tugire neza. Ikindi twasozerejeho kivuga ngo cya gatanu kivuga ku buzima nyuma yo gusubizwa. Uriya muntu wari ufite ubumuga bwo kutabona, amaze guhumuka, ntiyasubiye inyuma, ntiyagiye kureba ibyo yasize imuhira, ntiyagiye kureba ibyo yasize ahandi yari yicaye, ahubwo yakurikiye Yesu. Ngo akurikira Yesu ari guhimbaza, avuga imirimo n'ibitangaza, avuga aho Yesu yamukuye. Hahandi tujya tuvuga ngo Mana aho wankuye, Mana aho wankuye, wankuye mu bigeragezo, Mana aho wankuye, wankuye mu bibazo, Mana aho wankuye ubwo nari ndi ahantu habi cyane. Akomeza guhamya. Ariko hari benshi muri iyi minsi bamara gukira indwara, bamara gusubizwa ibibazo byabo bari bafite, ntibongere kwibuka Imana yabakijije, ntibongere gusubiza inyuma amaso ngo barebe aho bahoze, bamenye ko Imana ibagiriye neza. Ariko twebwe tuzirikane ko ibyo byose ari ibikora mu byo ushaka ko Yesu agukorera. Numara kubikora, ntuzasubire inyuma, komeza ujyane nawe, ukomeze umukurikire, ukomeze ugendane nawe, ukomeze umukorere, azarushaho kukurengera. Imana yacu tugire neza. Turi gusoza, reka nkwifurize kugira ngo wizere imbaraga z'Imana. Nk'uko twavuze, urashaka ko Yesu akugirira ati. Ufite ibibazo byinshi bitandukanye, ufite intambara nyinshi zitandukanye, ufite ibigeragezo, ufite uburwayi, ariko muri ibyo byose urashaka ko Yesu akugirira ati. Ariko nawe ugomba kugira uruhare muri ibyo byose. Imana yacu tugire neza. Imana ishobora byose, turakwinginze ngo wumve ibyifuzo byacu. Hari ibyo dushaka, hari ibyo tugusaba kugira ngo tugirire, ubiduhane n'abera bose. Imana yacu tugire neza. Mureke dusenge kubwira ijambo tumaze kumva, nawe ugire kwizera. Imana ikugirire neza. Imana data wa twese, Imana ikomeye kandi Imana igira neza, turagushimye, turaguhimbaje kuri umukozi w'umuhanga, urera urakiranuka, izina ryawe uri Imana. Ndasaba kugira ngo Mwami wite ku bantu bawe, wite ku itorero ryawe, muri iyi minsi ukomeze guhaza abantu ibyiza. Mu bihe nk'ibi ngibi bidukomereye, mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye, ariko tuzi ko ushobora byose. Ngakomeze kuturengera kandi ukomeze kudufasha. Tubisanye kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.